Ndabashuje bwo mubasha gukurikira ibiganiro byacu aho mwaba muherereye hose, yaba mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cyacu guys. Nizere ko mumeze neza kandi nshimiye mwebwe mubasha gukurikira imiti yacu tugera tubagezaho umunsi ku munsi. Arabatwereka ko yagiye igira byinshi ihindura mu buzima bwabo ndetse n'abagitegereje ndetse n'abagishidikanya bitewe n'ukuntu umubiri w'umuntu uba wubatse. Gusa mwese nzaza ngenda mbagezaho imiti itandukanye, ndatekereza utazajya ubura n'umwe wagufasha. Uyu munsi rero ushobora kuba wagize amatsiko umwe mu muti ngiye kukubwira nonaha. Umuti abantu benshi bibaza ese niki gishoboka kuba wakora. Guys rero hari abantu bashobora kuba bakora imibonano mpuzabitsina bakaba bakora nk'ituru imwe ariko iya kabiri guys gushaka imbaraga bikanga, ukumva uguye agacuho ndetse ntiwongere no kuba wagira ubushake na buke. Guys rero nakuzaniye umuti wagufasha kuba wakemura ibi bibazo. Reka nkubwire rero umuti ushobora kuzahita ufata ako kanya cyangwa ukawufata mbere y'iminota 30 cyangwa isaha mbere y'uko uhura n'uwo mugiye kuba mwahuza urugwiro. Uzabigenza gute? Reka nkubwire rero uburyo uzabigenza. Guys rero uzafata igi, ufate umuneke, ufate ubuki ndetse ufate ubuki nibishoboka wongereho n'indimu. Reka nkubwire rero uburyo uzabikora. Uzabanza ufate umuneke ubanze uwunombanombe, umuneke usa nkaho uhiye cyane. Numara kunombanomba rero uzashyiramo umuhondo w'igi. Uzabanza use nkaho umena igi, then yakushe yayo use nkaho uyimena hasi ibisa nk'umweru ireduka. Wicyo uzaba ukeneye ni umuhondo w'igi, kandi bibaye byiza wakoresha igi ry'inyarwanda kurusha uko wakoresha irya kizungu. Guys rero numara kunomba uwo muneke uzahita umeneramo iryo gi. Iryo gi nirimara kugeramo uzahita ushyiramo ubuki, then ubanze ubivangavange ubundi ushyiremo indimu. Numara gushyiramo indimu rero ibi bizatuma utagira umunaniro ukabije ndetse n'umubiri wawe ukomeze wiyumvemo imbaraga nyinshi cyane. Then ibi ngibi bizagufasha kuba umubiri wawe utacika intege kugeza aho wabura ubushake bwa kabiri bwo kongera kwisubiriza nk'uko bisanzwe. Guys rero nkubwira ngo niba ukunda imiti yacu ndetse ugakunda n'inama zacu tugira tukugezaho umunsi ku munsi, nkubwira ngo ntiwibagirwe gukora subscribe. Rero ni ugukanda kuri iryo jambo ry'umutuku ryanditseho subscribe cyangwa sabone, ukaba utegereje akanya gato hakaza akantu kameze nk'inzogera. Iyo umaze kugakandaho rero bahita bakwereka amagambo 3 gusa, wowe uzakanda ku ijambo ryo hejuru ryanditseho all. Icyo gihe rero uba wemeje ko video zose tubashije kuba twashyira YouTube uzajya uhita uzibona ndetse ukadukurikira umunsi ku munsi, kuko notification zose ubasha kuba wazibona ndetse ukamenya na update zacu z'ibintu bigiye bitandukanye tujya tukugezaho umunsi ku munsi. Ndabakunda rero, tuzasubira ubutaha tugira tureba n'iyindi miti igiye itandukanye ndetse n'izindi nama zitandukanye abantu benshi babagiye batazi.